mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika iki gitondo dufite impamvu zifatika iki gitondo dufite impamvu yo gushima iki gitondo dufite impamvu yo kuvuga izina ryawe iki gitondo dufite impamvu yo kuririmba iki gitondo dufite impamvu yo gushima iki gitondo dufite impamvu yo kuvuga imirimo ihambaye wakoze ntabwo data nyir'ingabo dufite umwanya wo gusubira inyuma byatambutse byose byabaye biratuha gushima biraduha kuzamura icyubahiro biraduha kuvuga imirimo yawe ihambaye kandi tuhaciye mu bikomeye ariko waraturwaniriye kuko agakiza waduhaye kaduhinduriye izina gahindura izina ryacu gahindura ubuzima bwacu agakiza waduhaye data kaduhinduriye amateka ariko uyu mwanya twe turashima kuko turemye ariko ibihe bizasimburana kandi bizasanga nkomeye haleluya haleluya nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku biri hejuru ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika ntabwo nzicuza mfite impamvu zifatika ntabwo tuzicuza ko twagukurikiye ntabwo bizadutera kwicuza kubera ko twakurikiye ari uw'agaciro kandi ibyo waduhitiyemo byatuyoboreye ubuzima umunsi udasanzwe umunsi wongeye kubaho umunsi w'icyitegererezo ku muntu wese wowe uri kunyumva uri amahoro nzi neza ko uramutse cyangwa se wowe uri kunyumva utumvisha inkuru mbi mu muryango wawe ufite amashimwe ariko hari n'abandi kandi bariho kurira bafite umubabaro kuko babuze ababo bafite agahinda ko kubura ababo ariko iki gitondo uri muzima uriho atakiguzi watanze ari imbabazi z'Imana izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ku buzima bwawe muri iki gitondo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika hari byinshi bigaragara muri twe bifatika nk'imirimo hari byinshi twumva mu matwi yacu nk'amashimwe y'ubwoko bwawe data kandi amashimwe akomeye data iki gitondo dufite amashimwe mu mitima yacu nubwo hari ibyo twagerageje bikanga ariko turagushimira ko turiho duhumeka abazima turi bazima hari henshi shitani yadushatse hari imbaraga nyinshi yashoye hari ubwo yashizemo imbaraga ashaka kutugirira nabi ashaka kuturangiriza ubuzima ariko waduhagazeho watweretse ukuboko kwawe gukiza watweretse imbabazi zawe watweretse urukundo rwawe duhagaze mu mashimwe y'ibyo wadukoreye y'ibyo watweretse y'ibyo wanyujije mu maso yacu hari intambara nyinshi tutari kurwana ndetse tutari gushobora hari intambara nyinshi zaciye imbere yacu maso yacu yarazibonye matwi yacu yarazumvishe twabonye uburyo ubwonko bwacu twabuzunguje cyane tugira ngo turebe ko twatsinda izo ntambara ariko ni wowe warwanya uratsinda hari izindi tutigeze tumenya nazo warazirwanya urazitsinda nta ntambara n'imwe wigeze urwana ku buzima bwacu ngo uyitsindwe
mwanzi yaraduhigaga, mwanzi yaradushakaga, si impamvu yo gupfa, si impamvu yo kurimbuka. Mugome yaduhigiraga ubugingo, ariko uyu mwanya turi amahoro, turashima kutwemereye kuba turi bazima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Data, twakoze byinshi wenda byari kuba impamvu yo gutuma imitima yacu iducira urubanza. Hari byinshi bamwe batwumva, bamwe dusengana, bamwe tuzindukana, wowe uri kunyumva muri iki gitondo, hari byinshi wiciramo urubanza, ariko sinzi uko ariyo mpamvu yakabaye uvuga ko ibi byakubayeho byose byagombaga kukubaho. Yumva neza witonze nshuti yanjye, kiruta byose nuko dufite amashimwe. Uricira urubanza, uri kwiburanya kubera ibihe uciyemo, ko wabigizemo uruhare, ko wabyikururiye, ariko reba imbabazi z'Uwiteka uko zingana. Reba ku musozi imbabazi zahavuye uko zingana. Arubaye yicira urubanza uyu munsi, wakabaye umaze kurwikatira ukavuga uti ndagiye, singiye kubaho, hakwiye kubaho abeza, njye sindi mwiza. Ariko kubera iki Imana yakurinze, ariko kubera iki uri amahoro, ariko kubera iki ntacyo wabaye kandi nta giciro wishyuye. Wahagaranye natwe muri uru rugendo. Data yahagararanye nawe. Data yakweretse ukuboko kw'imbabazi. Data yakweretse kugira neza kwe atagiciro agusabye. Niyo mpamvu muri iki gitondo dufite umutima w'amashimwe. Niyo mpamvu muri iki gitondo dufite gushima. Kubera iki? Twabonye neza y'Imana, twabonye ubuntu bw'Imana, twabonye kugira neza kwayo, twabonye urukundo rwayo. Suko hari ikindi twakoze, suko hari ikindi cyari kutuvugira, suko hari ikindi cyari kuturengera, ahubwo imbabazi z'Imana zatugaragayeho. Uyu munsi turi amahoro, turashima. Uri kunyumva? Iki gitondo waraye urira mu ijoro, ejo wiriwurira. Ese uri kunyumva muri iki gitondo cy'uyu munsi? Ndabizi neza ko uri kunyumva. Ese urarwaye, urabazwa n'umubiri, umubiri urarembye, urumva nta kabaraga ufite? Ese uri kunyumva muri iki gitondo? Waba uraye, ejo warabwiriwe, urashonje, urumva nta mbaraga ufite? Ni ukuri Data arabizi, Data ari kubibona ko takutagize, ariko uri kunyumva muri iki gitondo. Ese wowe aho wicaye cyangwa aho uri mu munezero w'iki? Wishimiye iki muri iki gitondo? Ibuka imbabazi z'Imana, ibuka icyaguhaye uwo munezero, ibaza wakomoye ni kuri Data. Ese uri kunyumva muri iki gitondo ubaye mu bikomere by'abo wizeye, ubaye mu bikomere by'abo wahaye amarangamutima yawe, uri mu bikomere by'abo wemereye urukundo, uri mu bikomere by'abana wareze ukabagaburira bagakura, uyu munsi bakaba badashobora kureba inyuma ngo bibuke umubyeyi wabo. Ese uri muri ibyo bikomere? Uri mu bikomere by'abantu wagiriye neza, uyu munsi bakakwitura inabi? Ese uri mu bikomere by'abarozi bakuroze aho utuye, aho ngaho niho uri, niho ubarizwa, kandi uri hafi yabo nyamara barakuroze? Uri mu bikomere by'abo barozi, uri mu bikomere by'abakwiciye iwawe, uyu munsi mukaba muhura, uyu munsi mukaba muri kumwe. Mbese bambe uri mu bikomere by'abavandimwe bashatse kuguhitana kugira ngo bagabane imitungo. Ese niho wicaye muri abo bavandimwe? Ibyo bikomere biri kuri wowe. Uri mu bikomere, uri mu ngaruka z'iby'iwanyu bakwatuyeho kera utarabaho, bakavuga ngo bizadukurikirane n'urubyaro rwacu n'abazadukomokaho. Uyu munsi nawe bikaba byaragukurikiranye, ukaba ubayeho mu bwo buzima bumeze nko kureba mu kirere ntacyo urebayo. Ariko iki gitondo nshuti yanjye uri kunyumva, wazindutse muri iki gitondo. Ese turi gusengana muri iki gitondo ufite agahinda
n'umubabaro. Turi gusengana muri iki gitondo uri umushomeri. Turi gusengana muri iki gitondo uri kwibaza uko ugiye kubaho byakuyobeye. Turi gusengana muri iki gitondo wabuze aho umenera. Turiho turasengana muri iki gitondo ku myaka yawe ukiri muto, waratangiye umuruho, utangiye umuruho ukiri muto. Tukaba turi gusengana ukaba wazindutse muri iki gitondo. Hari imbaraga iri hafi yawe, hari imbaraga iri kumwe nawe yitegura kugira icyo ikora ku buzima bwawe. Ese twazindukanye muri iki gitondo uri mu bitaro, manitse amaguru. Ese uri mu bitaro uri kunyumva muri iki gitondo, nawe twazindukanye uri kumva akaradiyo. Se wowe washize akaradiyo ku gutwi, urazindutse ugiye guca inshuro, ugiye gushakisha uko ubuzima bw'uyu munsi bwagenda, ugiye guhiga uko uyu munsi wabaho n'urubyaro rwawe. Ese uri kunyumva muri iki gitondo wibana mu nzu wenyine kandi uri umugore ugomba kumenya inshingano z'abana bose kandi ukabakurikirana nk'aho uri umugabo, nta mugabo ufite, yaragutaye yaragiye, cyangwa se uri umupfakazi niko bakwita ku musozi, cyangwa se niko ijambo rivuze ngo nawe wa mupfakazi we. Ese nawe twazindukanye muri iki gitondo, nawe wazindutse muri iki gitondo. Ese muri iki gitondo nawe turazindukanye, waraye mu kabari, waraye gusinda, zakugeze no ku muhogo ndetse ziri hafi kugwa hasi, ariko n'ubu urumva ufite inyota. None twasenganye muri iki gitondo, urumva ufite akanyota, n'ubundi urumva wakizwa n'izindi wabona, niko wumva umeze, niko wumva uri gutekereza. Mbese byageze naho umugore wawe gushakira umuti ngo arebe ko wazireka, byaranze. Nawe turazindukanye muri iki gitondo, turazindukanye muri iki gitondo waraye mu kabari, turazindukanye muri iki gitondo uri umukobwa cyangwa se uri umufemere. Muri iki gitondo urazindutse nawe uri gusengana natwe, wahuye n'ibihe. Iri joro waraye he? Waraye uhagaze, waraye utegereje abagabo, waraye ucuruza ubuzima bwawe, waraye utanga umubiri wawe. Ese nawe turi gusengana muri iki gitondo, nawe urazindutse muri iki gitondo ngo dusengane. Ugira ubuntu bwo kumvira ijwi muri iki gitondo rikubwira ngo Yesu aracyagukunda, nubwo ubona nta cyerekezo cy'ubuzima. Nawe turazindukanye muri iki gitondo, turazindukanye muri iki gitondo uri umucuruzi wagerageje gucuruza bikanga, ndetse wacuruza bigahomba, ariko muri iki gitondo nawe turazindukanye ufite amashimwe y'uko uri amahoro, cyangwa se waracuruje birakunda, uyu munsi uri kubona biri kugenda uko biri kose. Ese umutima we nturanyurwa, nturumva ko hari ibindi ukeneye? Turazindukanye muri iki gitondo, namwe mwaraye muhagaze mu rugo, mwaraye muhagaze, ntimwigeze muryama kubera amakimbirane, kubera ibibazo biri mu rugo. Hagati yawe n'umugabo ntimuri kumvikana, hagati yawe n'umugore ntimuri kumvikana, induru ni yose, murimo murazana ibibazo ku rubyaro, abana bizabagiraho ingaruka. Ariko muri iki gitondo uri kumva iradiyo, uri kumva akaradiyo kawe, nawe muri iki gitondo turazindukanye. Nawe muri iki gitondo ufite amashimwe kuri amahoro, kabone nubwo uri guca muri ibyo bihe, kabone nubwo ntari amakimbirane kandi atari cyo wari witeze mu muryango. Ese si wowe nyirabayazana, cyangwa ntabwo uri nyirabayazana? Makosoro yashinze uwo muri kumwe, uwo nguwo mwashakanye niwe wita umunyamakosa. Ese wowe uri umwere? Iki gitondo turazindukanye, nawe turi gusengana muri iki gitondo, nawe urazindutse ngo dusengane. Ese muri iki gitondo turi gusengana ubizi neza ko uri indyarya, nta mutima wawe urabigushinja, nta mutima wawe ukubwira kubeshya, nta mutima wawe ukubwira kugambanira abandi, nta mutima wawe ukubwira ko uri umunyeshyari, nta mutima wawe ukubwira ko ufite urwangano, umutima wawe ntiwigeze uba mu rukundo. Ese muri iki gitondo uri kumva radiyo? Ese muri iki gitondo nawe urazindutse? Ese muri iki gitondo uteze amatwi? Hari imbaraga iri hafi yawe, mu gihe hari imbaraga iri kukurwanya, ariko hari imbaraga iri hafi yawe. Turazindukanye muri iki gitondo, turiho turasengana. Uri umugizi wa nabi, uri umurozi, maze abana ku musozi, maze abantu ku musozi, wararoze koko, wararoze koko, na n'uyu munsi uracyaroga. Ese wahera ku rubyaro rwawe ukareba ko umuti wawe ukora? Ariko se muri iki gitondo urazindutse, uri kumva radiyo, uri kumva akaradiyo kawe, uri kuratwumva. Hari imbaraga iri muri wowe, hari imbaraga ishaka kuguhitana igahitana ubugingo bwawe, ariko hari imbaraga y'Imana iri hafi yawe yiteguye kukwakira. Numanika ibiganza kavuga uti ndatsinzwe, ndahindukiye, ndakijijwe, ndashaka kuba umwe mu bana b'Imana, babandi bazabona ubugingo buhoraho. Nanjye muri iki gitondo ndazindutse, nanjye muri iki gitondo ndazindutse. Ese nshuti yanjye, turi gusengana muri iki gitondo, nawe urabyutse, ugiye mu murima, ugiye guhinga,
ugiye gushaka uko byagenda, ugiye gushaka imyaka aho mu murima, urumva radiyo yawe nawe urayizindukanye. Ni ibiki bikugoye nawe mu mirimo yawe ya buri munsi? Ni ibiki bikugoye nawe aho utuye ku musozi? Ni ibiki bikugoye nawe wumva ushaka kubwira Imana muri iki gitondo? Ndabizi neza urugendo dufite, ndabizi neza urugendo turimo n'urugendo rugoye. Urahura na mwene so mukagongana kandi ari mwene so, urahura na mwene so mwakabe muvugana neza mukavugana nabi, urahura n'umuvandimwe akakubwira ibyo yishakiye, akakubona nk'udashobotse. Uyu munsi urazindutse, turiho turasengana, mu muryango nta jambo gifite, nta gaciro ufite, umukene ntavuga, umukene ntategwa amatwi, umukene ijambo ryose avuze no gusabiriza. Ese ni urwo rwego uhagazeho? Ese ni icyo cyiciro uhagazeho? Ariko shuti yanjye, ndabizi ko uri kunyumva, uhagaze muri icyo cyiciro, uhagaze muri ubwo buzima, data arakuzi. Ariko muri iki gitondo wazindutse, turi gusengana nawe. Muri iki gitondo turi gusengana, warabaye igicibwa mu muryango, turi gusengana, warabaye igicirwa ku musozi. Ese niyo mpamvu yabiteye? Wowe turi gusengana, uzindutse uvuga uti ngiye kubibwira Imana, ngiye ku musozi, ngiye mu cyumba, ngiye gusenga, ibintu byanze, ndabona byankomereye. Ubwo ugiye gusenga, umutima wawe ujyanye iki? Ugiye ute? Ujyanye nande? Ugiye hehe? Uramara igihe kingana iki? Urabumara y'iki? Urabusenga? Nshuti yanjye, nawe twazindukanye muri iki gitondo, nawe ijwi ry'Imana riravugana nawe muri iki gitondo, nawe ijwi ryongorera riravugana nawe. Niki wumva mu matwi yawe? Ndifuza ko muri iki gitondo imbaraga y'Imana iri hafi yawe kwataka, ikagukoraho, ikagufata. Umva, ganira n'umutima wawe muri iki gitondo. Niki ukwiriye gukora? Ni gute ukwiriye kugenda muri ibi bihe bigukomereye, muri ibi bikugoye? Ndabizi ko turi gusengana, wasanga bagusohoye mu nzu. Ndabizi ko uri kunyumva muri iki gitondo, uzi neza ko uyu munsi bari gukuraze hanze, uri gusohoke mu nzu, inzu itari yawe, ukajya hanze n'ibyawe n'urubyaro rwawe. Muranyumva muri iki gitondo, twasenganye, ufite gahunda uyu munsi yo kumusohora ukamushyira hanze. Fata umwanzuro w'ibyo umutima ukubwira. Niba hari imbaraga igutegeka kumusohora, musohore. Ariko niba hari imbaraga y'ubumuntu iri muri wowe, niba hari imbaraga y'Imana iri muri wowe, ariko niba wumva ugifite umutima w'imbabazi, murekure, mureke ature, mureke abaho ngaho. Nawe Imana iragucira inzira, nawe Imana iramucira inzira. Muri iki gitondo ndabizi ko uri kunyumva. Hari umuntu uri kunyumva muri iki gitondo, hari umuntu uri kunyumva muri iki gitondo. Hari icyo Imana ivugana na muri iki gitondo, hari icyo Imana igushaka muri iki gitondo, hari icyo ushaka ku Mana na muri iki gitondo, hari icyo ushaka ku Mana muri iki gitondo. Hari abo baroze ndetse bamaze kubaroga barabazinga, urabizi kuzinzwe. Hari abakubwiye kuzinzwe, nawe urabikeka. Maraso ya Kristo, sezerano wajyana na Kristo, ryakubohora ukabohoka burundu, ugakira, ukaba mu isezerano ry'amaraso, ukaba mu isezerano rya Kristo, ukaba mu isezerano ry'ubumana, ugakurwaho ibigirwamana byose batanze mu buzima bwawe, batanze mu buzima bw'abazagukomokaho, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga iroga ni imbaraga y'umwuka, imbaraga ikiza ni imbaraga y'umwuka. Ndategeka imbaraga y'umwuka ize gukiza mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga y'umwuka ize gukiza ibyo baguteje, imbaraga y'umwuka ize gukuraho, imbaraga y'umwuka ize kuvanaho, imbaraga y'umwuka ize kubaka ibishya muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Iki ni ikindi gitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo wisanzemo. Ndabizi neza ko uri kunyumva, wabuze wawe yagiye. Munsi murashyingura, muzashyingura ejo cyangwa ejo bundi. Ndabizi neza ko uri kunyumva muri iki gitondo. Mutima wawe nutuze, mutima wawe nutuze, mutima wawe nutuze, mutima wawe nutuze. Haleluya, 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 haleluya. Ganira n'umutima wawe muri iki gitondo. Ese uri kunyumva uri kumwe n'umutware wawe,
uri kunyumva uri kumwe n'uwo mwashakanye umufasha wawe muri iki gitondo, kebuka umurebe umubwire uti inshuti yanjye, bikore kuko n'Imana ivugana nawe muri iki gitondo. Va mu bitekerezo byinshi, va mu mibare myinshi, va mu kamenyero ko kuba umenyeranye nawe, ubwire icyo umwuka avugana nawe muri iki gitondo. Kebuka uwo mwashakanye umubwire aya magambo, mubwire ngo data yarabyemeye ko njye nawe tubana, data yarabyemeye ko njye nawe dufatanye urugendo rw'ubuzima busigaye mu isi, data yarabyemeye ko uyu munsi mba nitwa umugore ukitwa umugabo, data yarabyemeye ko uyu munsi mba nitwa umugabo ukitwa umugore. Twe ubwacu turi mu isi, duhagarariye Imana mu isi ko yaturemye mu ishusho yayo, dushyiramo umushinga ukomeye wo kugira ngo tuzabyara abahungu n'abakobwa. Kandi koko twarababonye, dufite abahungu, dufite abakobwa, cyangwa se dufite abakobwa, dufite n'abahungu, cyangwa se ntiturababona twiteguye kubakira, cyangwa se n'abuzukuru nabo twiteguye kubakira. Ariko muri iki gitondo duhagarariye Imana mu isi. Uyu munsi abana tubyaye, abana badukomotsemo, umugisha utuvuyemo, Imana itunyujijemo, turawusengeye. Ntituri kumwe nabo cyangwa turi kumwe nabo, ariko isi iri kwangirika ku muvuduko uri hejuru. Byaba bibabaje wa mubyeyi we uyu munsi witeze ko umwana azakuzanira umukazana, wajya kubona ukabona azanye umugabo mugenzi we aje kumukwereka. Biragoye ko uyu munsi wa mubyeyi wawe uri kunyumva witeguye ko umwana azakuzanira umukwe, wajya kubona ukabona azanye umugore mugenzi we, biragatsindwa. Uyu munsi niyo mpamvu duhindukiye tukareba uwo twashakanye, tukatura amagambo avuga ngo waduhaye umugisha, kandi umugisha waduhaye nta mubabaro twifuza ko wiyongeraho, nta gahinda twifuza ko kiyongeramo. Dutegerejemo umwuzukuru, dutegerejemo umwuzukuruza, dutegerejemo ubuvivi, dutegerejemo ubuvivure. Bazapfe twarashaje, twarakuze, barabonye umurage twabaraze. Erega wamuha amafaranga ejo agapfapfana, erega wayamwimuye uyafite akajya kuyihigira, erega wayamuha uyafite amafaranga akayapfusha ubusa, cyangwa ntamuyoyera umuyoboro wo gukomeza. Ariko ndabizi amagambo ugiye kwatura nonaha, Bibiliya ivuga ngo wubahe so na nyoko. Nuko izi neza data na mama icyo basobanuye, nuko izi neza ko umugisha w'umubyeyi ari umugisha ukomeye. Nyemerera nawe usengera isengesho muri iki gitondo. Wenda ushobora no kuri wenyine utari kumwe n'umutware wawe, cyangwa utari kumwe n'umufasha wawe kubera impamvu runaka. Fata icyo cyuho ukizibe, uvuga uti umugisha wampaye wavuye mu nda yanjye, umugisha wampaye wavuye muri nge. Ndatura amagambo akomeye muri iki gitondo. Data, uyu mugisha uzawurinde usigasire, nawe uzavemo umugisha, uwo mugisha nawe uzavemo undi mugisha, kandi uwo mugisha uzakomeze kuvamo undi mugisha. Biragatsindwa kubona umwana nabyaye wavuye muri nge abaye umutinganyi. Biragatsindwa, biragatsindwa, biragatsindwa. Ndabizi neza ko amagambo benshi batuye batongeraga iyo mihango yabo yagiye ikurikirana urubyaro runini. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzaguhora gukiranirwa kwa baso. Baso barakiraniwe, baso bakoze ibyaha, none uyu munsi muri mu ngaruka z'ibyaha baso bakoze. Ikureho iyo mivumo, wikureho iyo karande, uyirukane, wihuze n'amaraso ya Kristo, watura isezerano rishya. Vuga uti ndaciye iyo migozi, iyo migozi yose yankurikiranye, ndaciye iyo migozi. Mbona sogokuru uko yari ameze byarakurikiranye abana banjye, uciye iyo migozi. Mbona uko iwacu bari bameze, mbona uko bari abanyamahane
byarakurikiranye abana banjye, cagagura iyo migozi mu izina rya Yesu, cagagura iyo migozi. Uvuga uti data, ndaca iyo karande, ndaca iryo sezerano, ndaca uwo mugozi mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ndahagarara mu butware bwo gutegeka, mu butware bwo gutsinda. Ntago nzatsindwa, ntago nzakurikiranwa n'umuvumo wose banyatuyeho ntahari. Ngo uzakurikirana urubyaro, uzakurikirana ubuvivi n'ubuvivure, abuzukuru n'abuzukuruza, biragatsindwa. Nawe atura amagambo, wikate ku mugozi mu izina rya Yesu. Abaguziritse uwo mugozi, abagushoye muri iyo karande, abagukurikije uwo mwuka mubi, n'amagambo batuye, n'indasago baciye, ariko mu izina rya Yesu data araguca imanzi, nta guca indasago. Vugana n'umwuka uri muri wowe, tegeka umwuka usubire kuri karande yawo, tegeka umwuka usubire inyuma, umwuka ukuveho, ahubwo wowe ukomeze. Impamvu ni iyihe? Wowe turi gusengana muri iki gitondo, urabizi ko iwanyu bakuvuzeho imyuka mibi. Erega iwanyu barabandwaga, iwanyu baraterekeraga, nyamara kenshi na kenshi iyo bajyaga kurondora, nawe barakuvugaga utaravuka, ko baravugaga ngo n'umwuzukuru uzadukomokaho, n'umwuzukuruza, n'ubuvivi n'ubuvivure bazabe muri iki gisekuru, bazabe bamenya abakuru. Ku buryo uyu munsi rimwe na rimwe hari igihe wisanga mu ngaruka zabyo. Hari ikintu usanga cyakwiziritseho, cyanze kukuvaho, n'icyaha runaka cyakwiziritseho, n'ingeso runaka yakwiziritseho, n'ibyo ugerageza gukora bikanga, n'ibikuva mu kanwa utabishaka, ni impamvu iyo ari yo yose. Ariko muri iki gitondo turi gusenga, ijwi ry'Imana riravugana nawe, mwuka w'Imana aravugana nawe. Hamburiho umugozi wose, korana isezerano na Kristo mu izina rya Yesu. Niba utaramwakira ukwiriye kumwakira, maze wamara kumwakira gatangira kwikuraho uwo mugozi, gatangira guca uwo mugozi, uwo muvumo ukawikuraho, iyo karande ukayikuraho mu izina rya Yesu. Uyu munsi hari icyo wasanga uri gukora, wajya gutera imbere ugasanga kiragiye, ntumenya aho kinyuze. Niko sogokuruza wawe yavuze ngo abana banjye n'abuzukuru bazakugaburire, wa mukurambere we, ibyo bikagukurikirana. Ariko mu izina rya Yesu Kristo turatura imbaraga ikomeye, turatura imbaraga y'Imana, igukureho uwo mwuka. Dore ni wowe uhora uryamye, ni wowe uhora urwaye buri munsi. Ese wamenya impamvu? Ni wowe uhora urwaye umutwe udakira. Ese wabuze impamvu? Ni wowe ugerageza gushaka bikanga, bipfa ku munota wa nyuma. Ni wowe ugerageza guhinga bikarumba. Ni wowe mu isambu yawe utajya ugeramo. Ni wowe mu butunzi bwawe horamo inyatsi. Kubera iyihe mpamvu? Wasobanukirwa uwo mwuka, wawikuraho mu izina rya Yesu. Wakorana isezerano rishya na Kristo. Ndabizi kuri kunyumva muri iki gitondo, ikibazo ni kimwe, ni igihe cyose umwana wawe cyangwa se ubwawe uri kunyumva azagerageza gukora ibibi bijya gusa n'ibyo banyu babatongereye, azaba yongeye kuzukura ya myuka, uzaba wongeye kuzukura ya myuka, noneho izaza ari mibi. Impamvu ni iyihe? Kwiye gutindana n'Imana, kwiye gutindana na Kristo. Ntago bikwiriye ko bivugwa ngo mu muryango wanyu mukunda abagore, bituma urugo rwawe ukagenda ngo nuko ari iby'umuryango. Biragatsindwa. Uwo mwuka ni mubi mu izina rya Yesu. Bituma wirwa wirukanka mu bagabo uri umugore. Umwuka w'iwanyu wa karande, ni umwuka w'iwanyu mubi. Bituma ugerageza kujya gukora ikintu cyose ukozeho kikaba gitwawe n'umuyaga, ukabyita inyatsi. Ni umwuka ugukurikirana. Umwana wawe ugatanga amafaranga menshi ashoboka ngo yige, ariko wajya kubona ukabona biranze. Uyu munsi hari imyuka mibi iri gufata urubyiruko. Biragatsindwa mubyeyi uri kunyumva, kubona umwana wawe yisanze muri uwo mwuka w'ubutinganyi. Biragatsindwa, biragatsindwa, byagutera agahinda. Nta mubyeyi n'umwe uri kunyumva
wanezezwa no kumva umwana we yagiye muri ibyo. Kabone niyo yakubwira ko agiye kukugurira etaje igeretse, kabone nubwo yakubwira ngo agiye kukugurira imodoka nziza, ariko akakubwira ko ayo mafaranga ayakura muri ibyo, wababara, wagira agahinda, wanamubwira uti mwana wanjye ndekera mu kigonyi, ariko uba umwana muzima. Impamvu ni iyihe? Erega urabizi uburyo wamubyaye, noneho ntashaka kubyara, aragutera agahinda, aragutera umubabaro. Kenshi iyo dusenga hari ubwo twewe tureba ibitunezeza, hari ubwo duhamagara ibitubabaje. Ndabizi ko ushonje, ndabizi ko ukeneye kurya, ndabizi ko ukeneye kwambara, ndabizi ko ukeneye kwambika abana, ndabizi ko ukeneye gusa neza, ndabizi ko ukeneye kugira ubutaka, ndabizi ko ukeneye kugira isambu rwose, ndabizi ko ukeneye ikibanza, ndabizi ko ukeneye inzu, ndabizi ko ukeneye imodoka. Kenshi n'umusengana n'abantu hari ubwo ngo birukana umwuka w'ubukene, bagakubita umwuka w'ubukene, bagashuragiza umwuka w'ubukene, bagatwika umwuka w'ubukene mu izina rya Yesu. N'ibyo ndiho ndabyumva, ariko hangana n'ibihe. Ikibazo cy'ubukene, ikibazo cy'inzara, ikibazo cy'imibereho, ko byagenda kose n'undi ntuzareshya na runaka, n'undi ntuzagira ubutunzi nk'ubwa runaka. Uzanyurwe ni ukurya, uzanyurwe ni ukuryama ugasinzira. Hari abantu babuze amahoro, hari abantu batagira amahoro, bararya ntibahaga, bararyama ntibasinzira, baragerageza gushakisha amahoro. Hari n'abajya kunywa bakajya gusinda ngo barashakisha amahoro, ngo icyo bari kunywa urwo rushungandushi rurabafasha kubona amahoro, ariko ntibayabona. Nyamara bahora mu gahinda, nyamara bamuha umubabaro. Benshi barafatwa n'agahinda, agahinda gakabije kakabafata ari abana bato, kubera iyi mpamvu bafite irungu, babona akaga, babona amagambo mabi babwirwa, bumva iby'iwabo bakora, babona amakimbirane ari hagati ya se na nyina, bana bakagira agahinda, bana bakazamura umubabaro, bigera ubwo umwana mufata umwanzuro wo kwiyahura, bigera ubwo abantu bagira agahinda gakabije. Ibi ngibi ntubimenye uri umubyeyi, zinduka wirukanka bashakira imibereho. Biragatsindwa kujya gushakira umwana imibereho ariko utazamuramura, kuruta uko wamuba hafi ukazamuramura. Ibyo byose birakwiriye ko ugomba kubishaka, ariko urakwiriye kugira umwuka w'Imana ukuyobora, umwuka w'Imana ukwigisha, umwuka w'Imana ukugenza, kugira ngo ubone uko ubikora neza. Ijambo ry'Imana ritinde muri wowe, ijambo ry'Imana rigume rigwire muri wowe, ijambo ry'Imana rishira imizi muri wowe. Ijambo ry'Imana uryige, urisome, urirye, rigutunge. Wakira icyo gitabo kigutunge. Ijambo rikambwira ngo udafite uwo mwana nta bugingo afite. Niba utaramwakira nta bugingo ufite, ariko ukeneye ubugingo buhoraho. Nshuti yanjye, ndabyibuka nanjye, nanjye ndabyibuka. Byari bigoye, byari bimvunnye, ariko ubwo numvaga Kristo muri nge, maze kumwakira, maze kumwumva muri nge, maze gusobanukirwa impamvu ya Kristo muri nge, nagize amahoro menshi. Ibyo naciyemo ntibyankanze. Uyu munsi wikangwa n'uko urwaye uburwayi bunini, wakwita uburemereye. Benshi hari ubwo bamaze kwicira umurongo, bumva ko Imana itashobora ubwo burwayi, bumva ko Imana itabishobora. Ariko nshuti yanjye, nkubwire ikindi, Imana yabishobora. Nta burwayi na bumwe Imana itashobora. Ntabwo Imana ikiza indwara zoroheje ngo inanirwe n'indwara zikomeye. Nta ndwara n'imwe Imana yananirwa nawe yagukiza. Ikibazo si ukwigukiza, ikibazo ni ukwigukiza. Ikibazo ni ikihe? Ikibazo ni uko umutima wawe wihebye, ikibazo ni uko umutima wawe udafite ibyiringiro, ikibazo ni uko umutima wawe utizeye ko ibyo byaba. Ariko ndakwaturaho gukira mu izina rya Yesu, ndakwaturaho gukira mu izina rya Yesu. Hari benshi mba mbizi neza ko mufite umubabaro ari mu ngo zanyu, hari benshi mba mbizi ko mufite umubabaro mu kazi kanyu, ariko reka nkwibutse ikintu gikomeye. Umubiri ni ukubabaza, mukoresha ni akubabaza, imibereho ni ikubabaza, abavandimwe ni bakubabaza, ubuzima ni bukubabaza. Uzahagarare cyangwa uzicare cyangwa uzaryame, uzafate pozisiyo yose uzaba urimo, uzabwire uwo muntu,
uzabwira icyo kintu, uzabwira ibyo bihe, uzagane n'umutima uvuge ngo wa mubiri we urimo urandushya, iminsi yawe irabaze. Ndi hafi gusinzira nkareba Imana. Bavandimwe, niba kujujubya uzabwira uti wari uzi n'ikindi, iminsi yanjye n'ubundi irabaze. Hari umunsi nzahumiriza burundu ndeba Imana. Imibereho ariko uzayibwira, inzara ariko uzayibwira, ibizagutera kugira umutima ukomeye, wa mutima utajya mu kibi ugitewe n'imibereho. Abantu benshi ariko bagambana kubera ubuzima. Abantu benshi bariba. Hari n'ubwo ati ntago wakira utibye. Yewe muzijyanira ubukire bwanyu, ntabwo nkeneye. Kuko nabyo ni ugukururira akaga umuryango wawe. Kwiba ukiba, hanyuma ukaba umukire ukomeye, ngo ntawe ukira atibye. Sawa, ubwo abana bawe uzi aho basize, uzi ibyo basigiye, ko iminsi yawe irabaze ni mikeya. Ariko uramutse uri umuntu ufite ubumuntu, utekereza neza, Imana nawe igufitiye ibyo yakuzigamiye, kandi ibyo yakuzigamiye izabiguha. Ibiguha kubera urubyaro n'umugisha yaguhaye. Mu izina rya Yesu Kristo kwiriye guhagarara ukavuga ngo ibi bihe, nubwo ndi kubicamo, nubwo ndi guca mu makuba, nubwo ndi guhura n'ibi bihe, ariko ndashaka kuganira nabyo. Wabiye we uri kungora, wasi we uri kumvuna, bavandimwe mwe murakunyirukaho, yewe abantesheje agaciro, yewe bukene wankurikiranye, yewe ibibazo binyizirinzeho, yewe waba urwaye wanze gukira, yagira ngo ngutangarize ko mu kanya gato ndibuze guhumiriza mbona Imana. Mu kanya gato ndibuze guhumiriza mbona Imana. Ubundi imyaka yose uzamara mu isi uko yabingana kose izagira iherezo. Hazaba umunsi runaka, hazaba umunsi tuzumvaho impanda, harabagira n'ijuru ryose. Yesu witanze ngo ambere umukiza, azima ingomu uwo mwami wanjye. Dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva. Maze arazuka ngo amuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Hari umunsi, hari umunsi, hari umunsi, hari umunsi inshuti yanjye wakwikasa, wakwisaza, watukana, wavuga imbaraga zawe, waturatira ibintu byose wumva umaze kugeraho, waturatira kukomeye, watubwira ko uri umutunzi, twabibonesha amaso, twabibona, ariko nawe urabizi wiherereye, ubwira umutima wawe ngo tuza, tuza ubane n'abantu bose amahoro. Tuza wa mutima wanjye we, ntiwishyire hejuru, ntiwishyire hejuru. Runaka yari mwiza kundusha, arihe ko yagiye? Runaka yari afite byinshi byiza, benshi banamushimiraga ko Imana yemeye ko agenda. Njyewe ndi muntu ki? Akanya gato mbonye ubutunzi bucye umpaye, umugisha umpaye ufatika, abantu bose babona, nkwiriye kuwitwaramo neza. Mutima wanjye nyigisha uko nkwiriye kwitwara, kugira ngo ejo nimpumiriza, nisinzira nzabona Imana, kuko n'abandi baragiye. Hari ukubwira ngo turyoshye, inshuti yanjye, nta kuryoshya na kumwe kubaho kutari ugutekereza ko hari umunsi wawe uzarangira mu isi, kandi uwo munsi utume urushaho kwegera Imana, usabane n'Imana. Imana yaradushatse, imaze kudushakira tubona, imaze kutubonera tubwira ngo ndambuye amaboko, uzaza wese nzamwakira, ngo ndi ku rugi ndakomanga, nufungura nzinjire iwawe dusangire, nzinjire iwawe nkwereke umurongo mwiza ukwiriye kugenderamo, nzinjire iwawe, ariko iwawe nta winjirayo. Mutima wawe ni uraziritse, ariko uganira n'umutima wawe. Urakoze inshuti yanjye, Data wagize neza, wabanye natwe muri iki gitondo, wumvishe gusenga kwacu. Twasabye ngo ibihe turi gucamo
ibihe turi gucamo tubiganirize natwe ubwacu, nubwo ari ikigeragezo gikomeye cyatwiziritseho, tukibwire ngo mu minsi mike turaza guhumiriza tubona Imana. Wakigerageza uri kunkanga nonaha, uri murankanga nonaha, ariko hari umunsi umubiri urakuryuka kubabaza. Hari igihe wigeze kundya urambabaza, ntigeze kurwara rwose, ndababara ntafite uwo mbwira ngo ndarwaye, njyama ku nzira ndwara, icyo gihe ndababara, ngiye kumva numva uburibwe bwanjye butangiye guhindukamo umunezero, ndavuga ni mu kanya ndaba mpfuye kandi ndaza kubona Imana. Nyamara sinzi uko nahavuye, sinzi uko nageze kwa muganga, sinzi uko naje kuvuzwa, nabimenye nyuma y'iminsi 3, ariko nari natangiye kuganiza umutima wanjye, nari namaze kwakira uburibwe kubera ukuntu bwanganaga ari bwinshi. Numvaga ntangiye kubwira Imana ngo ndakwinginze mu kanya gato unyakire, uyu mubiri uri kumbabaza mu kanya gato uragenda. Ni ayahe magambo umuntu yagusomera muri Bibiliya yabasha kugukomeza umutima wawe utarabasha kwakira igihe urimo? Birakwiriye ko wakira igihe urimo, wamara kumva igihe urimo ukabwira icyo gihe uti wagihewe, hari uwancunguye, uyu munsi yakunkura ku mutwe, munsi yakunkura inyuma, wakigeragezo kiri kunsakuza mu matwi, munsi data yantabara nkabasha kugutsinda, ariko naho nta gutsinda, mu kanya gato nimpumiriza ndabona Imana. Ijambo ry'Imana rikomere mu mutima wawe mu izina rya Yesu. Data, igihugu cyacu giha umugisha, umuntu wese uri kunyumva umuhera umugisha ku mudugudu atuyeho, abe icyitegererezo ku mudugudu atuyeho. Uwavugaga nabi ururimi rw'urufate, nibiba ngombwa avuge gake gashoboka. Uwagambiriraga nabi atangire kuvuga ngo mu minsi mike nzahumiriza mbona Imana. Kwiriye kwitwara neza. Umuntu wese abane na mukase, umuntu wese abane na mukase, umuntu wese abane na mubyara we, umuntu wese abane na mwishywa we, umuntu wese abane na mubyara we, umuntu wese abane n'umuvandimwe we, umuntu wese abane n'umugore we cyangwa n'umugabo we cyangwa n'ababyeyi be, babana amahoro. Ibyo bitera umusozi wose kuba amahoro ku mudugudu batuyeho. Cyoro kibi cyawe reka uhere mu nzego zose, ku mukuru w'igihugu, inzego zose z'ubuyobozi, kugera mu nzego z'ibanze, umuntu wese amurikire umucyo, umuntu wese amurika umucyo, umuntu wese abera isi icyitegererezo, ayimurikire ayibera umucyo ahereye ko bari kumwe, kugira ngo isi nayo ibone kuvuga ngo tubonye u Rwanda. Mugisha we ku muntu wese, abacu bari hanze y'igihugu nabo nuko bakwiriye kumera, kugira ngo wa muco wacu, za ndangagaciro zacu na za kirazira tubwirwa cyangwa tuzi zikomeze kuturanga, kugira ngo umunyarwanda wese agaragaze Imana muri we. Akoze kugize neza, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Njye nari Kuzo Emmy, ndashimira mwese twazindukanye.